Hello bakunzi banje nawe TV, reka nizere ko mumeze neza. Uyu munsi nyamuneka mufatikaye n'ikaramu twigire hamwe, ariko mbere yuko nkomeza ndabanza nshimira abantu mwese mwakoze subscribe, abantu mwese mukomeje kudushyigikira mu bitekerezo byanyu muri comment, mutwandikira muri message mutubwira ngo ibintu ni sawa cyane. Reka mbabwire ngo mugire icyumweru cyiza, ni amani nk'ibisanzwe, mbahaye ikaze. So muri kubona rero mu ikaye yanjye ko nanditse ngo beginning, urabona igiti gifite n'imbuto, hanyuma munsi handitse ijambo ry'icyongereza beginning, bivuze ngo itangiriro mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. So impamvu rero nazanye iri somo ni ukugira ngo mbere yuko dutekereza hazaza hacu, mbere yuko twumva imipangu dufite n'iki byose, reka twite ku itangiriro, kuko igiti cyiza cyose ubona giteye ahantu heza, umuntu yabyiteye mu gihe cya nyacyo, niyo mpamvu ubona ari igiti cyiza. Nawe rero kugira ngo ugire ubuzima bwawe bwiza, bigusaba kutangirira ahantu heza. Inzu nziza igomba guhera muri fondasiyo, ikazamuka neza kugira ngo itazahirima, kugira ngo itazagicikamo ibice. Natwe rero dushaka ubuzima bwacu tubutangire bufite itangiriro ryiza, kugira ngo tuzagire ubuzima bwiza. So I'm telling you this, hari ubuzima nabayemo ntangira kumva ko rwose itangiriro ryanjye ari ryo rifite ikibazo. Nasharaga mu ishuri nkumva ntibyizamo, kubera iki? Nari mfite ubumenyi buri hasi bugereranyije n'abo twiganaga, nari mfite background mbi ugereranyije niyo bari bafite. Anyway, ntago ari background mbi, ahubwo background itandukanye, itarimo education at all. But I had to start from the beginning. So what do you do to start from the beginning? So itangiriro ni iki? So abantu benshi rero reka turebe, sibyo? Uyu ni umurima. Umuntu wese ushaka kuzasarura neza mu murima, umuntu ushaka guhinga ibiti by'imyembe, tuvuge ko this is a farm cyangwa it is a field, umurima byose bivuze umurima, sibyo? Ni ukuvuga ngo umurima wawe kugira ngo uzere neza urawutegura, ushyiramo iki? Fertilizer ni ifumbire. Mu buzima bwacu dukenera iki? Ifumbire, kugira ngo ahazaza hacu hagende neza, kugira ngo proje yacu dutangiye tube twariteguriye ahantu izakurira. Ariko ikibazo ni iki? Twebwe dushaka kujya mu buzima butarimo ifumbire, dushaka kwikorera ibintu bidafite biramupangu, tudafite ukuntu twabipanze neza. So ni ukuvuga ngo niba ugiye guhinga umurima wawe cyangwa gutegura ubuzima bwawe, ifumbire y'ubuzima nicyo kibazo butwakwibaza. Ifumbire y'ubuzima ni iki? Ndagira ngo aho uri hose ufate amasegonda makeya utekereze, ese ifumbire y'ubuzima, ubuzima kugira ngo bugende neza, niki nkwiye kuba mfite hafi, niki nkwiye kuba narashyize mu buzima bwanjye kugira ngo bugende neza? Ahangaha urasanga ko ifumbire y'ubuzima ari ibintu bitandukanye, ariko ifumbire ya mbere y'ubuzima ni ubumenyi. Ubumenyi niki uzi, niki wize, niki uzi, amakuru ufite ku bijyanye n'ubuzima bwawe ushaka kurema n'ubuhe? Ushaka gushinga business runaka, ese ufite ubumenyi ukeneye? Ushaka gutangira umuryango wawe, ese uri tayari gutangira umuryango wawe? Ufite ubumenyi mu kurera abana? Ufite ubumenyi mu gukemura amakimbirane wagirana n'urugo rwawe? Twebwe rero ntago dufata proje ngo tubanze dushyireho ubumenyi dukeneye, tubutegure. Niba umuhinzi adashobora kujya gufata imbuto ngo apfe kuyijugunya mu murima gusa, ni gute wowe wumva uzabyuka uyu munsi ukumva ushaka kuzana umugore cyangwa ushatse umugabo?
nta kintu na kimwe wize, utaragerageje kwidocumentinga ngo ugire amakuru umenya, aho ngaho ni hahandi ugera mu kintu bigatangira kugucanga, ugatangira kumva utazi ibyo urimo, ugasanga umuntu akoze mariage umwaka umwe ibiri ahise akora divorce. Ntagaruka ibyo bintu bitumye akora divorce atari kubimenya, ashaka kubyiga hakiri kare. Byari gushoboka. Tugire preparation. Ugasanga utangiye business ariko nyuma y'ukwezi wahinduye business, nyuma y'amezi abiri wahinduye business. Ntagaruko iyo business itashoboka, ntagaruka utari kuyishobora, ahubwo dutangira ibintu tutabanje kureba ese dukeneye miki. Niba umuhinzi adashobora kujya mu murima ngahinge nta kintu yitayeho, kuvuga ngo umuntu ugiye gutera ishyamba ntago yitegura nk'umuntu ugiye gutera ibishyimbo cyangwa imyumbati cyangwa ibitoki, hari uburyo yitegura. None twebwe kuki dushaka gukora projet yacu runaka iyo ari yo yose tutiteguye? Ushaka gutangira famille yawe ariko ntago witeguye. Iyo ni ifumbire y'ubuzima. Niki? N'ubumenyi. Iyindi fumbire y'ubuzima ni relationships. Relationships nayo ni ifumbire y'ubuzima. Ahangaha nababwiye ngo turagendera ku muhinzi. Turagendera hehe? Ku muhinzi, wa muhinzi wacu. Ni ukuvuga ngo relationship umuntu wahinze urutoki ntago aruhinga imbere y'inturusu, ntago aruhinga mu mazi. Kubera iki? Ntago aho ngaho urutoki rwakura. Nawe mu buzima bwawe ukeneye, niba hari ikintu wafashe nk'ubuzima bwawe, niba ari famille yawe, hari uburyo uyirinda, hari ibyo uyirinda, hari ahantu yituza. Ntago uzafata famille ushaka ko ibaho neza ngo ugiye kuyituza muri quartier y'amabandi y'abajura, cyangwa uyijyane kuyituza muri quartier y'indaya mu Migina cyangwa n'ahandi hose. Ahantu nk'aho ngaho hari ahantu hazwi ko haba indaya nyinshi cyane. Ntago uzajya kuharerera umwana wawe. Ntago uzafata business yawe ngo uyishyire ahantu uzi neza ko bakwiba mu buryo bworoshye. Ugomba kumenya relationship ugira mu buzima, abantu wemerera kuza mu buzima bwawe, ku accessing umuryango wawe, ku accessing business yawe, ku accessing abana bawe. Abo bantu ugomba kubitaho. Relationships. Ibi bintu bibiri nubyitaho, nyamuneka birabanza bikanikurikira. Shaka ubumenyi. Hari abantu benshi bazi ko gushaka ubumenyi ari ukujya mu ishuri, bahita bibaza ati se nsubire mu ishuri? Oya, ubu ngubu turi kuri YouTube, uri kwigiraho ibintu bitandukanye. Ushobora kunyigiraho ubumenyi runaka cyane mu bijyanye no guhindura imitekerereze, kuko ari nibyo nge nibandaho. Nkeka ko ahantu dukeneye ubumenyi hambere ni ugufata imitekerereze yacu tukayihindura, tukava muri ya mindset idakura ngo yaguke, ahubwo tukajya muri growth mindset ishobora gukura. Cyo bita hari ubwoko bubiri bwa mindset. So hari fixed mindset, hakaba na growth mindset. Difference ni iyihe rero sasa? Kuvuga fixed mindset ni abantu babona ukuntu ibintu bimeze, bakaba bumva ko bidashobora guhinduka na rimwe, bikagenda gutyo. Ati kubera ko twavukiye mu bukene, ubwo nyene Imana yahisemo ko dukena. Okay? Ariko growth mindset ni kuvuga ngo yo abonye challenge areba kunayihinduramo opportunity cyangwa yibyaza amahirwe kugira ngo azamuke, ahindura ubuzima bwe. Niba huye n'ikibazo muri business akabona arahombye, ntagahita acika intege ngo arekeraho ngo ubungege ibya business ntacyo nshoboyeho, ntacyo nabikoraho. Ya ahubwo aravuga ati cyampombeje n'iki, nta kuntu nasubiranamo igishoro noneho cyiza
nkanashaka n'ubumenyi, nkashaka n'abamfasha n'abangira inama, noneho business yanjye nkayigenza neza, nkamenya n'icyamombeje. That is the growth mindset. Iyi mindset rero, fixed mindset, tuyiveho, ahubwo tujye muri growth mindset, guhora dukura. Umuntu ufite growth mindset ni umuntu ushobora kwiga, agashaka ubumenyi, akagira ubumenyi runaka. So natwe rero ibingibi nibyo twibandaho cyane. Iyo wamaze guhindura imitekerereze, ibindi biroroha. Someone said, ntago nzi neza, ntago mwibuka neza umuntu wabivuze gutyo, ariko ndabizi ko hari umuntu wavuze ngo if your mind can conceive, your hands can achieve. Ngo niba ubwenge bwawe bushobora kugitekereza cyangwa bukakirema mu mutwe, conceive ni ugutwita. Conceive ni ugutwita. Niba ubwenge bwawe bushobora kugishyira mu mutwe, bukakimagina ko icyo kintu cyabaho, bivuze ngo intoki zawe cyangwa amaboko yawe kugera kuri icyo kintu birashoboka. Tubanze rero twumve ko bishoboka mu mutwe, ubundi dushake strategy zo kubishyira mu bikorwa. So my friend, niwita kuri ibi bintu bibiri navuze ahangaha, ibintu bibiri navuze ngo ubumenyi, nushaka ubumenyi uzabufumbira umurima wawe, nushaka na relationship uzamenya n'ahantu wa murima wawe ukwiye kuba uri. Nta gufata umurima w'inyanya ngo ushyire mu gasozi hejuru ahantu hatagera amazi, cyangwa umurima w'urutoki ngo ushyire mu ishyamba. Kubera iki? Za nturusu bya gereveriya n'ibindi biti bizona, kandi insina zawe ntago zizakura. Nawe rero nushaka gufata ubuzima bwawe ukabushyiramo abantu badafite akamaro, ntago ubuzima bwawe buzagenda neza. So my dear friend, iri ni isomo rikomeye dushobora guhora twitaho buri munsi. Shaka ubumenyi bugufasha kugira ngo utere imbere. Hari abantu benshi turirirwa kuri filime, turafata computer tukazirirwaho tureba amafilime, tureba amakomedi, tureba amakuru, kandi amakuru atwangiza mu mutwe gusa, ahubwo atadufasha gutera imbere. Twafasha umwanya, niba ari computer dufite, niba ari internet dufite, tukayibyaza amahirwe twiyungura ubumenyi. Niba uri umunyeshuri, iga beyond your classroom. Reba muri kariyeri ushaka kujya mu documenting, ushaka amakuru y'ibikenewe ku kazi wifuza kuzakora. Byanze bikunze nugeramo hari extra support ushobora gutanga kurenza an average person muzanye. You are highly given the opportunity. Ariko nugenda uri average, everyone else is average. You are not going to compete. Ariko if you go with extra skills, extra techniques in something, you are given a high priority. You stand the chance of winning something big in the career that you are in. So get the skills. Muri iki gihe cya digital life ushobora kwiga ikintu cyari cyo cyose gishoboka. I'm telling you the truth. Ejo bundi natetse chapati, I never cooked chapatis. I never. Ariko naravuze, what can I do for my family? So I was like, let me surprise them with something. So I learned how to make chapatis, fluffy chapatis, and I made them like really, really perfect. Everyone was like, wow, this is so good. So I just made a surprise for my family. So that's something you can also do. Learn the skills from your internet, from your phone, from your computer, from your friends. I don't care where you run from. Just be a constant learner. It's a good thing. So then again, build a strong relationship. Strong relationship zifite akamaro, zifite aho zikwerekeza. I always tell my friends, kureka inshuti nta kibazo, as long as izo nshuti zakuyobyaga, zakujyanaga mu bintu bibi. Gusa nuzireka, abantu benshi batinya kureka inshuti, ariko iyo uziretse ugeze ku rundi ruhande,
ubonayo izindi nshuti zawe, abandi bantu bameze nkawe nabo bafite inshuti baretse, noneho bari gushaka inshuti nshyashya zishobora gutuma bakomeza kwa advancinga mu buzima bwabo. So thank you so much guys, wish you the best, talk to you later, make sure you subscribe. Again, niba ugeze kuri uyu munota ukireba iki kiganiro, text me and tell me that you've been watching this show. 07838533142. Alexis, let's go.